witeguye ubukwe sibyo Yego. ubwo tuje ku ruhande rwawe Yego. uri pasiteri ufite umwana w'umukobwa Yego. ni inkumi Yego. ufite ubukwe Yego. bibaye ku wa gatandatu Yego. wambaye ikote watumiye imiryango abadiyakoni bakenyeye urahageze none usanze abadiyakoni bashyizeho umuryango urabajije uti se bimeze bite ati pasiteri twasanze umukobwa wawe atwite ntabwo tugomba kumushyingira wabyakira ute nka pasiteri ari we byabayeho ndabasuhuje uri muri Canada Amerika Aziya Uburayi aho waba uherereye hose muri Afurika za Maroc Ubugande za South Africa reka mbabwire ngo Imana y'amahoro nibaho umugisha nk'ibisanzwe wo muri kumva n'umuhungu wanyu Rupaprisca nk'uko muri kubibona rero imbere yacu hari abagabo babiri murokoke ndetse n'umugabo bakunda kwita meya tubahaye ikaze abadukurikiye ndagira ngo mbabwire hari impamvu natumiye bano bagabo babiri ni abagabo b'abarokore ni abagabo bazi Imana ni abagabo bafite ijambo bakubwira rikaba ryagufasha mu rugendo rwa gikristo ariko impamvu nabatumiye hari impaka zimaze iminsi ziri hano hanze nagira ngo bagire ikintu bazitubwiraho bazidusobanurira mbega baca impaka bamwe babyita ngo ni uguca impaka hari abantu bansabye bati uzaduhamagarire murokoke adusobanurire ku kintu cyitwa divorce ku kintu cyitwa divorce ngo hano hanze divorce zirimo ziraca ibintu cyane cyane kandi ku bantu bitwa ko basenga divorce ngo ni nyinshi mu barokore divorce ni nyinshi noneho ngo ikintu gitangaje arasezerana tuvuge nimba asezeranye muri 2023 2024 agahita akora mariage hari n'abatayigeze nyuma y'amezi 2 cyangwa 3 agahita akora indi mariage ikimutindira kikaba ari kugira ngo atandukane n'uwo bari kumwe muroko umuntu wakoze divorce yemerewe kongera gukora mariage cyangwa se kongera gushyingiranwa n'undi muntu icyo nemera nuko iby'Imana yafatanyije nta muntu ushobora kubitanga nicyo nemera nako birivuga niba uyu muntu yari yarafatanyijwe n'Imana yari yarasezeranijwe n'Imana ntabwo yakora divorce ntibishoboka impamvu uri kubona izi divorce ziri ko ziba ntabwo ari Imana yari yarigeze basezeranya bariya abarasezeranijwe n'abantu kandi none Imana nyine yarabashyigikiye batanze umushinga mu rusengero pasiteri cyangwa padiri arabasezeranya biraba njye ingingo indengera nuko birivuga yuko uwo Imana yafatanyije no mu rusengero niko bajya bavuga ngo icyo Imana yafatanyije ntihakagire umuntu ugitanga hejuru y'imbaraga z'Imana nta zindi mbaraga zihaba niba Imana ari ifatanyije abantu rero umugore n'umugabo ikaba ibafatanyije bazatandukanywa n'iki n'urupfu nta divorce icyo gihe yaba ihari noneho ngiye ku rundi ruhande ni uruhande rwa mbere reka njye mvuga n'urwa kabiri rero urwa kabiri ari rwo abantu bisezeranije ariko abantu bisezeranije nabo baba mu rusengero abantu bisezeranije batakoze mariage muri make bakoze mariage bise urumva bishoboka musobanure noneho igice cya mbere nkweretse ko hari abantu Imana yasezeranije ngiye gukorera ikindi gice cya kabiri cy'abantu bakoze divorce kandi bashyingiwe na pasiteri tukiri aho ngaho kugira ngo tubanze ducurushisho dusobanurira umuntu wisezeranyije n'umuntu wasezeranyijwe n'Imana ubundi hari amasezerano aba mu buryo butagaragara sibyo amasezerano aba mu buryo butagaragara ni nayo mu masezerano abantu bakwiye kujya baha agaciro ni amasezerano wowe wagiranye n'umukobwa bitewe n'icyo umukundiye ndetse n'icyo Imana yamukubwiyeho ugahita umugira ute ukamukunda ukagenda ukamuporopoza ukaba ati umukobwa nagukunze kandi nkukunze urukundo rwo kugira ngo tuzabane iyo ari Imana rero ibivuze aho ngaho mugasezerana ndetse mukazabishyira noneho ahagaragara mugasanga pasiteri akabasezeranya aba bantu ntabwo abantu bazatandukana icyo ni igice cya mbere cy'Imana abantu Imana yasezeranije ndetse hari n'abantu banasezeranijwe n'Imana utabona mu rusengero pasiteri atigeze ahuza kandi bakazabana bagasaza ari Imana yabahuje bishatse kuvuga ahubwo noneho mise mbyumva nubishaka ngo abantu
bakoze divorce ntabwo Imana yari bashyigikiye mu byo bakoze. aya ntabwo yabasezeranije, cyangwa se niyo abantu aribwo babyumva neza, reka nemere ko itari bashyigikiye. Ari impamvu divorce zabayeho. ariko ariyo mpamvu abantu bashakana hari ikintu agushakaho. Yego, abantu bose bashakana ari icyo umuntu ashaka umuntu. Oya, tukiri aho ngaho Meya, reka nkubaze. Yego. Wenda murokoke we nawe araza kongera kubisubizaho mu kanya. Njye nandi mumbaza ngo hari divorce ziri kuba. Umuntu agakora divorce 2023, 2024 agahita akora mariage n'undi muntu utari wa wundi. Ibyo bintu wowe wumva ari byo? Murakoze, Imana yo mu ijuru bamugisha. Ngewe ari ikintu mbasha kumagendera ku ijambo ry'Imana cyangwa se no ku itegeko rivuga. Iyo uri korahera imbere y'abanyamategeko cyangwa imbere y'imiryango igutitirije n'abashungere hirya no hino, baravuga ngo twabyara tutabyara, nambaga nkoresha buke kugira ngo nabasha gukuza inkuru cyane, abenshi barabizi, tuzatandukanywa n'ikintu urupfu. Nimba wuntaye rwa rupfu rutarukiri muzima, nzagukunda gute? Mbere ugiye gucegerana ahandi hagati yanjye n'Imana nta cyaha nagukoreye gituma unta, tuzabana gute? Ahubwo wowe nta nubwo wemereyewe kugira mu rundi rusengero runaka ngo rugusegeranye. Bishatse ko ngo wowe mu ruhande rwawe umuntu wakoze divorce ntabwo yemerewe gushaka undi mugore cyangwa undi mugabo. Muroko, Yego. Ibyo bintu Meya ari kuvuga, umugore aragutaye cyangwa se wowe utaye umugore, ntabwo wemerewe kuba wakongera gushaka undi muntu. Uracyari mutoya, uri umujene, nese ufite imyaka 30 tuvuge, ushatse ufite imyaka 27, umugore muratandukanye mu myaka 30, none se uzarenda uba umusaza kandi nta wundi mugore wongeye gushaka? Aba bantu irari ribarimo ntabwo wowe warimukuramo uyu muntu. Warimukuramo ko n'irari ryo kutamenya ariko utisunga Imana. Kamanze nanjye iki kintu, uyu muntu ataye umugore wa mbere, hari impamvu itumye amuta, ashatse n'uwa kabiri. Ku bana biranze nyine, uwa mbere biranze, ariko byanga gute ko hari icyo umuntu aba ararikiye? Icyo ararikiye rero nicyo gitumye ariko n'umugore wa mbere icyo yamushakagaho ntabwo akibonye, niyo mpamvu itumye agiye gushaka ubundi. Twibukiranye cyangwa se nibutse abantu yuko mbere nababwiye ko hari abantu Imana yemeye ko babana ikaza mu rukundo rwabo, ntabwo bano bantu batana. Iki ni igice cya kabiri tugezeho cy'abantu bakoze divorce batari mu bushake bw'Imana. Aba bantu rero yemerewe kugenda agasezerana n'ubundi. Meya, Murokoke we aravuga ko umuntu yemerewe kongera gushaka. Wowe urashengera kuki uvuga ko umuntu ufite imyaka 30 igihe byanze atagomba kongera gushaka? Oya, no kuvuga ngo tuvugisha ukuri, tugendeye no cyane ko batubanjirije. Hari umugabo nkunda cyane yanditse inkuru nyinshi bita Paulo. Buriya Paulo yego ntaho biri twereka ko yashaka umugore cyangwa nabanye nawe, ariko ari ijambo yavuze, aravuga ngo niba cyangwa reka mbisobanure, urumvishije ko icyo cyakunaniwe utagishoboye urakire. Nimba gushaka ni byiza no kudashaka ni byiza kurusha. Nimba uzi ko wabanye n'umugabo mukoje divorce, usubiye gushaka undi mugabo, mbese we mugabo umushatse ubwiwe n'iki kitazakunanira? Mbese we mugore umushatse ubuzi iki yuko ejo wa mugabo ushaka atokanye n'undi mugabo atazakunanira? Ahubwo hitamo ubireke. Ariko byose urumva ni kimwe, n'ubundi ujya kumushaka ntabwo wari uzi ko uzamushobora cyangwa se n'abazagushobora, nuko bibaye ngombwa ko mutandukana. Ngende kwibaza ngo kubera iki atakwishakira undi wenda akagerageza andi mahirwe. Oya, abanyamakuru mujye bicaye muri logique murebe. Nimba itegeko ubwagivaho nakiza mu murenge, ngiye runaka Meya nemeye ko Aline ambera umugore tukajatandukana n'ikintu urupfu cyangwa ikikagarutse, ejo umugore akambera ikigusha akanca inyuma nkiyanganira, agakora amadega mu kagega bakabimbwira, none bikamuha akambwiye ngo ntabwo gikeneye kubana nawe,
nta nubwo uri umugabo mbese wajya gushaka se umugabo mugenzi wanjye rego nguwo n'ubundi iyo mutandukanye urupfu ruba rwaje nyine mureke oya urupfu rwumvire mu yindi urupfu ni iki muroko yumvire mu wundi nyine muroko urupfu ni iki nuko mwatandukanye sawa rero nuragiye gushaka iki kintu none se meya ngereka nkubaze none ko ibyo bintu bibaho ari ibintu biri rusange iyo bagiye gusezerana mu rundi rusengero sibyo urukiko rwarangiye birumvikana yashatse umugore baratandukanye yashatse umugabo baratandukanye noneho bamaze gutandukana yabyisanga aracyari umujene arashaka kongera gushaka sibyo hari igihe hindura itorero akajya mu rindi cyangwa akaguma muri rya rindi rya torero ribasezeranyije ushaka kumbwira ko riba rikoze amakosa riba rikoze amakosa y'amaboko nk'uwo muntu ribe yakabaye hasi asezeranyije umugore w'umugabo wasezeranye ahantu runaka none se ubwo urumva akiri umugabo we kandi baratandukanye baratandukanye ariko mu mategeko n'umugabo n'umugore we bizanamo ribu kuko bakoze gato igomba kuzamo ko n'itegeko nemera ribu ndayikunda cyane n'itegeko ry'u Rwanda ntabwo bizi ibyo uri kuvuga bakoze divorce okay ribu barabemereye icyo bakubajije nimba divorce barakoze divorce yemerewe gushaka undi mugabo cyangwa undi mugore divorce mu mategeko ko akwiye gushaka undi mugabo cyangwa kugenda reka twebwe two kujya mu ijambo ry'Imana reka two kujya ku mategeko ya leta yo turabizi ko nimba ukoze divorce nyine nta kintu gipfana na wa muntu ibyo mwasabwaga mwarabikoze twebwe turi imbere y'Imana noneho imbere y'Imana nyine ndi kubaza ngo biremewe ko yagenda akishakira undi muntu nabaje ngo iryo torero ry'abasezeranyije riba rikoze amakosa munyamakuru ndabikubwira cyane ntabwo abyemerewe mbisubiremo iryo torero riba rikoze amakosa mabi cyane Moroko ibintu bari kuvuga nibyo oya ntago nabyemera ko ari byo ariko abantu bankurikirana aranamba impamvu abantu bankurikirana barihangana kuko ndwaye amagripe ndarwaye ndumva ntameze neza ariko uyu muntu watandukanye n'umugabo we cyangwa se n'umugore we mu buryo bumwe cyangwa ubundi Bibiliya iravuga ngo bazatandukanywa n'urupfu abo bantu niyo batandukanye rero umwe aba yapfuye wumvishe ubwo yapfuye he rero apfuye mu masezerano bagiranye yego apfuye mu masezerano ni rwo rupfu se bajya bavuga dore bibaye gutyo hari ijambo meya yageze kuvuga harya meya wavuze ngo iyo umugore n'umugabo bari gusezerana basezerana tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa se Kristo agarutse ubwo ni ukuvuga undi bongera gusezerana ku mana yabo bafite Yesu azaba yaje Uwiteka azaba yaje cyangwa se rwa rupfu rwabo ruzaba rwababayeho kuko niyo undi mucucu ko umuntu yapfuye aba yapfuye inshuti yanjye reka dukoreshe ibyanditswe arabona abasha kumva reka dukoreshe ibyanditswe Yobu 28 hari amagambo avuga ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha n'ukuri ishoke urakoze urumva neza aba bantu rero kuko batigeze bubaha Imana Yesu reka nsimbuke gato nze kubihuza Yesu ari Yerusalemu arimo ashaka intumwa yigeze ahura n'abantu bagiye guhamba arangije abwira umwami ati nkurikira aramubwira ngo ngiye guhamba mfite umuntu wapfuye ngiye kumuhamba Yesu aramubwira ngo reka abapfu bahambe iki abapfu babo ubwo nkundire mu nyumve neza abapfu bagiye guhambwa n'abandi bapfu abyumvise Yesu hano yerekanye ko hari n'abazima bapfuye aba rero batandukanye umwe akajya gushaka undi urupfu rwaje hagati aho ngaho kuko ntibubashye Uwiteka ntabwo bigeze bubaha amasezerano bagiranye urabasha kunyumva amasezerano bagiranye ntabwo bayubahirije muri make iyo batubahirije rero urumva yagize ati yapfuye n'intwari ariko hapfuye amasezerano ariko abantu baracyariho reka ni intumbi zabana urakoze cyane intumbi zari zibana urahagiye Kristo guha umugisha Imana iguha umugisha noneho rero icyo nshaka kuvuga ni iki niba Bibiliya ivuze ngo hari abapfu bahamba abandi bapfu tugasoma ijambo riri muri Yobu 28 rivuga ngo dore kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niba wubaha Uwiteka ntago watandukana n'uwo mwashakanye none uvuga aho ngaho noneho ikindi rero uyu muntu yemerewe kugenda agakora ibyo ashaka hanze kuko murokoke station. Yemerewe kugenda agashaka. Ariko Moroko tukiri aho ngaho
nimba ntibeshya yavuze ko burya isezerano rya mbere nkurikije uko nabyumvise Yego. ni isezerano ubwabo bagiranye uko ari babiri Yego. bakimara kuyica babaye intumbi cyane rwose. noneho ngereka nguhe urugero Mm. ejo bundi Kicukiro hari ibintu byabaye ndanabivuga n'ibintu byamenyekanye cyane ku Byabaye mbuga live. nkoranyambaga Yego. ni ibintu byabereye ku rusengero rwitwa ruri Kicukiro nene rwibagiwe muri biki byaramenyekanye ninza kurwibuka ndaza kurubabwira ndagufasha ni abantu burya iyo ugiye kubyarana n'umuntu ntagomba mwagiranye amasezerano cyane rwose kubyarana nta masezerano ahari kubyarana nabo zaba bagiranye amasezerano uragenda ukareba ku muhanda none se wagenda ukamwurira mutabanje kuganira bagenda ushobora kujya mu kabari bakanywa bagasinda batanu banabitekereje ko bari buze kubikora icyo ni kimwe basinze ubundi na leta ijya ivuga ngo barwanye inda ziterwa mu buryo butateganyijwe ibyo bintu bibaho umuntu uko yatera undi muntu inda kandi batateganyije noneho ntacyo abo ngabo wenda tuvuge birashoboka wa mugani banyweye basinze ariko noneho abandi ni abakirisitu b'intangarugero sibyo bageze gutya bararyamana urumva ntabwo burya kenshi kugira ngo umuntu anagutere inda akenshi ntabwo biba byanabaye akenshi ntabwo biba byabaye iryo rimwe hari igihe biba ari ibintu bageze akamenyero noneho yageze gutya amutera inda amaze kumutera inda babyarana umwana umugabo abashatse gushaka cyangwa se kurongora ariko ntiyashaka wa muntu babyaranye ari abasore bose urumva bari abasore noneho umugabo agiye kurongora ntiyashaka uwo babyaranye noneho kuko yahise ava muri Kigali ajya gukorera umurenge i Rubavu arangije mariage aza kuyikorera hano Kicukiro kuri urwo rusengero wa mugore arabimenya ariko urukiko ntiyabashije kumenya ko rwabaye ariko mariage yo aza kumenya ko yabaye abagiye kuri rwa rusengero akimara kugerayo ati ntabwo mbyemera ariko noneho umugabo we wagira ngo yari yabimenye ko biri bubi ubwo nyine nabonye umwana bamufata bamuhaye umuntu nawe warabimenye ngende nabibonye nabonye kuri TV1 meya reka nkubaze ari nkaho uri pasiteri aba bantu wabasezeranya ntabwo nabasezeranya nta nubwo yanangera imbere nimba ngende umu ADPR iri tegeko rinkire kunda vaho umu ADPR ko ngende igitero ricengeramo ntabwo nimba hagati yanjye nawe twarumvikanye ko ugomba kubona n'umugabo we mwashingiwe umushumba yabasezeranyije ukaboneka mu nyuma watewe inda nawe mugabo ugiye kubana ntabwo nemerewe gusezeranya ndabihakanye n'amahame n'umutima wanjye ntabwo nemerewe gusezeranya Moroko aba bantu wabashyingira njye nabasezeranya rwose ushingiye kuki ariko wenda impamvu wenda bavuga ngo wabasezeranya natangiye mbaza ngo itorero hari amahame rigenderaho mwarabanje mutangaza ko mudasezeranya abantu batwite none baje batwite aba bantu wabasezeranya ugaruka inyuma umunyamakuru ni itorero ngo bizagende ubasezeranye ngo bizagende ubasezeranyije nyine ngo babane bazabyare nk'umuntu ko none se ntago bagiye kubyara ariko wibuka ko habaye icyaha cy'ubusambanyi imbere nta burenganzira bafite bwo kubikora yewe nkanjye wibuke ko nakubwiye ko hari abantu baba bayoborwa n'umwuka w'Imana hari amasezerano abiri kuko hari n'abadatwite basezeranijwe ingo zikaba zarasenyutse kandi barasezeranyije badatwite ndetse banujuje ibyangombwa bya bindi abantu bajya mu muco tujya tuvuga mu muco nyarwanda bamwe ari imanza abandi ari amasugi ariko ingo zikaba zarasenyutse mwe ntabwo muzi ikintu cyubaka urugo icyo ari cyo igiki kiri hanze y'ubumenyi bwanyu kiri hanze y'ubumenyi bwacu twese niba ari iki kintu tutakizi nta nubwo umuntu watewe inda akwiye kuza mu rusengero bamuteye inda n'uwo yimuteye avuga ati turaje dusezeranye cyangwa se ababyeyi bacu baje ngo twizihize dukore kino kirori none wowe ugiye kumena umuceri hasi ugiye kubinyanyagiza n'abatabizi babimenye ngo nateye inda umukobwa cyangwa se umukobwa nawe aratwite njye nagusezeranya ukagenda ukabyara umwana mukiberaho mu mahoro
murokore Kuko ntabwo ariko iyi ni imihango erega twemeranye neza ko iyi ari imihango y'idini itandukanye n'imihango njye y'Imana. ntabwo nagusezeranya. reka tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, Yego. reka mbaze meya ikibazo. Ndakumva. Bene data bakundwa, mugomba kumenya icyo Bibiliya ivuga kurenza icyo abantu bavuga. Ese mukaba bati Bibiliya ivuga iki ku bantu bagiye gushakana? Bibiliya ivuga iki ku bantu bagiye gushyingirwa? Bibiliya itubwira neza ko niba ukunze umukobwa utegura ibiguzi kwa so ubukwe baguciye, inkwano aribyo bita inkwano, ukagenda ukayitanga. Uyu musore rero wateye umukobwa inda, njye ndimo ndagira ikibazo, yaramukoye. ubwo wowe uri pasiteri, ikintu cya mbere yabanza kumenya ngo yarakoye. Erega n'iwacu barabaza ngo warakoye. hose barabibaza. Barabaza ese warakoye inkwano wamaze kuzitanga? Amategeko arabibemerera. Rero bagiye mu murenge bakagize gute rero? Bakitonze bakabase uno mukobwa nubwo atwite, uyu musore yari amaze kumukwa. Iyo umuntu rero wamaze kumukwa aba ari umugore wawe, Bibiliya irabyemera. iyo wamukoye. Yego. Kuko iyi mpuguro Bibiliya yatanze yavuze ngo niramuka utanze ibiguzi kwa so ubukwe baguca, fata umugore wawe umujyane, umukobwa wawe umujyane. Ibi bindi bongeraho rero byo gukusanya imiryango, byo gukusanya inshuti, no kugira ngo abantu bishime, babone ko uwo muntu avuye mu cyiciro yari arimo ari benshi babimenye ko icyo cyiciro yari arimo kivuyemo, hari ikindi cyiciro yagiyemo. None itorero ryagereho iki? Turi ahangaha twaganiriye ku kintu bita itorero n'idini. Wakambaje ngo idini ryagiriye idini ryagereho iki? itorero ryo Itorero rya Kristo pe. Okay. None kumbaze ngo itorero ryagiriye idini ryagereho iki? Tuzabishakira undi mwanya wabyo. Turiho amadini n'ari mu bushake bw'Imana cyangwa mu bushake bwa Satani, kandi tuzagitegura icyo kiganiro. Bene data, tubabwire ko tuzategura ikiganiro cy'uko amadini ese ari mu bushake bw'Imana cyangwa ari mu bushake bwa Satani. Ibyo bintu nibyo bintu tuzaganiraho ubutaha. Ya deba ko numva nayo izabikomeye. Tuzayiganira ko mfite bishiye kumubaza. Murakoke we aba bantu asanze rwose ari abere igihe umuntu yakoye akaba ibyo asabwa byose yarabikoze, yabasezeranya Cyane rwose. meya. Aba bantu bakomeje kuba kutabasezeranya bisha amategeko. Reka ngire ikibazo nkubaza. Tuvuge ufite umukobwa, sibyo? Umukobwa wawe afite ubukwe. Yego. Itariki y'ubukwe irageze, ubwo ni kuwa gatandatu cyangwa se ni ku cyumweru cyangwa n'undi munsi. Ariko bageze ku rusengero basanga urusengero rurafunze. Ubajije uti nuko umukobwa wawe atwite. Usanze umukobwa wawe ari we byabaho ibyo bintu akaba atwite, urusengero bakarufunga, byagushimisha yewe wabyakira ute? Ngewe buriya reka nkubwire buriya. Meya, Karame. reka nkubaze. Yego. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ndakumva cyane. Wakomeje kuvuga yuko wowe utashyingira aba bantu kubera ko batwite. Cyane rwose. None wowe uri pasiteri, Ntabwo nabashingiye. witeguye ubukwe, sibyo? Yego. Ubwo tuje ku ruhande rwawe, Yego. uri pasiteri, ufite umwana w'umukobwa, Yego. ni inkumi, Yego. ufite ubukwe, Yego. bibaye ku wa gatandatu, Yego. wambaye ikote, batumiye imiryango, abadiyakoni bakenyeye, urahageze none usanze abadiyakoni bashyizeho umuryango. Urabajije uti se bimeze bite? Hati pasiteri, twasanze umukobwa wawe atwite, ntabwo tugomba kumushyingira. Wabyakira ute nka pasiteri ari we byabayeho? Ari umukobwa wanjye nabashingira tu. Ari umukobwa wanjye nabashingira. Nuko Ariko mujye munyumvira. Ari umukobwa yamushingira. namushingira. Ariko yaba uwanjye. Oya. Yaba ari Umukobwa wanjye uwanjye. namushingira. Nyine ari uwawe Abana wamushingira. rufunze. Atwite. Ari uwawe wamushingira. Bitewe n'iteko nahaye narufunze. Mujye mutwumvira bene data mudukurikirana. Mwumve ukuntu ibibazo Oya, biba ndagira ngo bibazo. mukurure uburemere bw'ibyo bintu. Eh, Yakomeje kuvuga ngo munyamakuru ni umukobwa wanjye, umuryango wateranye, mama wambyaye yateranye, papa wambyaye bavane oya narufunguta nkamushingira. Kucyumvaga se ubundi we agomba gutaha. Abandi kucyumva. none se meya, abakristo ntanze urugero kuri wowe bihita byoroha. Umaze kumva uko bimeze, ubu aba bandi bo usanze hari uwundi we waturutse ahandi ni umukristo wawe, ari wowe uri bimubayeho gusezeranya uri pasiteri. Ibyo ndavuga iby'iwanjye nabashingira bose. Bose nemera kubashingira. Kuko itegeko rikugoye. Itegeko rirangoje ndabyemera. Bose nemera kubashingira. reka tubashimira abari badukurikiranye muri kino kiganiro. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Ariko koko dusanze
wa mugani ibaza bikubayeho Oya, ni ukagera ku abashyingira rusengero bose. ugasanga urusengero rurafunze watumiye imiryango watumiye inshuti bose ni abashingira ugasanga urusengero rurafunze ngo umwana wawe aratwite aratwite ntabwo turi bumushyingire. Ibaze rero bikubayeho nawe. aya ni abashyimuroko Nawe pasiteri wajya N'abashyingira. kubikora n'abashingira rwose imana iguha umugisha nsanzwe n'abashingira nsanzwe n'abashingira abapasiteri bajyaga babikora cyangwa abadiyakoni mutekereze kuri icyo oya kintu. bari ntabwo bategereje kabiri. nanjye nkanjye wabazaga cyangwa se mwaganiraga nanjye mu ruhande rwanjye numva aba bantu batakagombye guhita birukanwa ngo bakingiranwe kuko aba bantu kubirukana ubasigiye igikomere. cyane Baje gushyingirwa basanze urusengero rurafunze urabakomerekeje, icyo ni icya mbere. Icya kabiri ubangishije itorero, ubangishije n'itorero rya Kristo. cyane Ahubwo icyakagombye kubaho ni ukubashyingira, ahubwo nyuma mukabaganiriza nimba ari ibihano runaka mubafatira mukabaganiriza bakongera bakagaruka mu murongo, ko nuko ubundi Imana y'amahoro ikabaha umugisha. ko niko Reka tubashimire, murakoze, Imana y'amahoro nibaha umugisha. amena